baretse nakubwira ubushake bw'Imana. Tumbwire nimba ari bubu bureke. Ntabwo nshaka kumva. Okay. Ugiye kumutwara kwa muganga, sibyo? Uraza kugura amavuta ya olive oil. Ndayafite muno mu nzu. Yazana. Okay. Tagira ubundi uzamura utarandangiriza amasaha arabiri. Kumanje. Ngumanura. Nawe pe. Pastor avaho ringi kurikiraho ubyibuke. Mumfashe mu following no pano, mumfashe ku following no pano twese. Munani mufanye li post. Dukore repost and following. Nayafashe. Wayafashe mama. Ndakora n'ibyo utambwiye. Okay. Father, I pray for this oil. Let this oil to be the blood of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Regard. Murebe. Kuja mutaza kuvuga ngo twanze kumuzamura. Look. Jesus, bamanura iki kandi? Reba nga. Siwe uyu nguyu. Niwe? Manuye niwe. Yo. Murabona? Pastor, rero ubwo wasanga byanze unyige nize ugiye. Uyu muntu unyandikiye muri DM ngo simusengere Nadia ngo aramwanga. Umva rero mbabwiye niba unyangana urakangwa na Satani, umva Satani we mubi, umva urakangwa na Satani. Ngo nukuri ariko dise. Ariko gira abantu barasetsa. Ngo ntumusengere mupfana iki? Ntumusengere kubera iki? Wowe umusengere araducika. Direka basengere njyewe rero. Ese ni njye ubivuze nanga baramubwiye, ni njye ubivuze se? Oya n'umuntu baramubwiye ngo ntansengere ngo aranyanga. Urakangwa na Satani. Linda mama gwa ufunge video gato, Linda gatoya ifunge video yawe. Kuko bagwa indi warning ya gatatu bahita batumanura burundu akaduha ibihano. Unyumve ngaho unyumvira kuri audio, sibyo? Uranyumvira? Uwo mudamu nabaza peza akanya gatoya. Sawa. Ndakumva papa. Ayo mavuta nsengeye, sibyo? Ndaza gusengera irindi cupa ryose, sibyo? Nta kidashobokera imigambi y'Imana y'umuntu akiriho. Cyane. Sibyo? Yego. Nkwemereye ko tugiye kugufasha. Sibyo? Yego. Uramusigaye amavuta ku ijosi n'ahantu yicarira ku mugongo ku rutirigongo. Sibyo? Yego. Imana izahagurutsa uyo mwana wawe. Bibiliya ivuga ati ngo nibemerezanye imitima bakemeranya izabigenza neza. Sibyo? Ngiye singutuma kwizera. Sibyo? Yego. Ahubwo ngiye kugufasha. Amen. Kutishimye? Ndanezerewe ariko ntabwo ari cyane atarakira ngo mbirebeshe amaso. Uzabirebesha amaso yawe n'ayo mavuta. Imana ishimwe, Imana iguhe umugisha. Kandi ikintu kizakwereka ko nanezerewe, nzaguheza ituro, nzamuzana mu gihugu utuyemo, mu mashimwe yanje nzakudeklara uze mu mashimwe yiwe hano muri Amerika. Wowe bishirimo imbaraga. Uzandeklara? Nzagutumira muri make. Nzaza kabisa mama undeklare mu izina rya Yesu. Okay, nyamusige. Umusige ku mugongo. Hanyuma usengere n'umutwe wanje umereye nabi. Umutwe wawe urakora ko nta kantu gatoya, ni nko gukiza imibu yo mu nzu. Asante. Ngaho mushireho
urumva ibintu bamutizemo umwana Eta ahise arira sinzi impamvu. ararira nyine kubera ko ayo mavuta afite umuriro. Ni ukuri reka nongere nyamusige yose. Sigaho tena. Name of the living God Jehovah. Name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Kura kuri mute. Arazamo urusaku. Nta kibazo. Name of the living God Jehovah. Jesus Christ of Nazareth, he healed that. Muhamagare nko mu izina. Shamiya ugomba gukira mama. Shamiya mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Warangije? Yes, nari nkamushiramwo yanyu. Ngaho twese abantu bari ahangaha tujye kubikora rimwe, dusharinga abantu 10 twese abantu 1000, sharinga abantu 10 kugira ngo live ikore, kuko mwanze gutanga uturoza dukomeze dukora ibyo bintu. Pastor ndabizi ko nkunda no kumatura inshuti nye nawe mbwira umuntu uvuze ngo ntunsengere mumbwire babarira. Ndaje maze ngusengere ndagato. Sengera numara kunsengera utumumbwira. Shaka indi mu masengesho runo nahita mbivamo. Okay mama, urumeze ute? Mumfollowingire mama boss lady. Yo, uyu n'umukobwa wanje. Mumfollowingire mama boss lady. Twese turi ahanga abantu 1000. Please, can you follow her? Please, mushaka mumfollowinga uyu mama boss lady. Ndabizi umva ubwe moderator Sky ikomeza. Oya rinda gato nadi, we rindira gato sinda ahanga. Wawe nakwibagiwe. Mumfollowinge mama boss lady. Mama boss lady ni uduhagarariye muri Canada, abantu bari muri America, Canada, please do this. Mumufollowing mu izina rya Yesu. Everybody follow her. Mumufollowing, ndashaka kubona hari ya 500 mumufollowinze muri abantu 1000. Follow. Mumufollowing. Nari batamuzi. Mukande vuba ariko kujya nkomeza amasengesho. Pastor narangije kumusiga. Aratujije. Wapi agatujije. Nini uramusize aratujije? Namusize ariko ndatujije, navuye mu cumba ciwe. Amen. Ngawusha nawe ku ruhanga rwawe. Nashize. Mumufollowing mama boss Lee, Imana wamubwisha. Mama, ngiye kugufasha kugukurikirana, sibyo? Yego. Okay, nabyemeye. Sibyo? Ngawusha ku mutwe wawe. Nashize. Mama wanywe icyayi mu gitondo? Wapi ndi mu masengesho waratubwiye twiyiriza iminsi 3 kandi nari nyavuyemo ko narayiririje kandi. Nukuri, Imana igumugisha. So ngaho Imana igumugisha cyane. Thank you. Sibyo? Yego, none nzakubona gute ko bigoye kukubona? Uzajya umbona, singe ubyemeye nanagufollowinze. Urakoze cyane. Mpayicezere ko umwana azakira nico nzirikanye. Sibyo? Okay. Imana igumugisha. Urakoze, Imana igumugisha nawe. Okay, ngaho bye. Kansengere Nadi. Nadi. Karam.
izi niwe ngiye gusengera sasa. uriya muntu ari kumbwira ngo unsengera ngo icyangiro cyimveho kikuguma hari wowe ubwo noneho urandebera Oba. Nije mfite abantu banjanga ngaho ngo nushaho video twagiye mama Bosley bamaze kumufollowing. ese ari barambwira ngo unsengere nk'icyangiro cyimveho we kimugumeho kwa Gina la Yesu mfite imodoka mfite umva ndiyishurira inzu unsimbuke gatuma ndi masengesho tuma ngutuka kandi kwa pastor Nakubwiye ko ufite cya kidaimon kikugendamo. ni ukuri kinsimbuke. Shalom, Pastor. Shalom mama. Ni mama Thank you so much. May God bless you. Nadia nagusuje n'abandi. Bakihangana mukajya mureka bakabasengera mukareka ibintu bya blague ko hano abantu tuba twaje gushaka Imana tuba twaje ngo badusengere nk'iminota pastor maze akaba yasengeye nk'abantu nk'icumi ariko uri umwe ndagukunda urabizi sindabwira umuntu nabi ariko mfasha ni ukuri tubigire seriye bagusengera kugira n'abandi bagerwaho sibyo sheri wanjye ndabwira Nadia sinzi niba ari kunyumva ndukumva mukuru wanjye ndagukunda nukumana ganyumvira nk'uyunguru okay ngaho reka bagusengere kandi iyo myuka yo kubwira abantu nabi ni ukuri igende mu izina rya Yesu Dore reka bagusengere byirengagize moderator utuba block sibyo ntabwo nabishobora kubloka abantu b'abandi pastor ngewe nsengera nigendere nukuri ubundi niryamire ndajya mu kazi mukanya nukuri okay naje ndareka bagusengera nukuri wibigira blague turi benshi I love you data Pastor. Pastor. Usikaje iminota 40 n'ingahe? Mfite Zoom saa moya. Jiguta mvaho mukanya. Okay, niwe ngo pastor ugiye utansengera romana yanjye nukuri kw'Imana nukuntu maze iminsi ndwaye nananutse noneho nazakubonera ayiwe ngaho kamusengere iyi nsengero babarira naje kare mbabari utagenda utansengeye wese ko aho njya ngomba kugutwara ngaho okay ngaho nazifungura video yawe ifunguye rwose iriho nukumara yamanitse ndi hano ngiye Nadia igisabune ngo nitsenga ngo abantu ngo shandi ngaho reka ngusengere none ibi zimwe yose kuvuye ko rutagiye kuba muzima nabanga bari kujya bayineza kandi nandi mu masengesho ariko pastor koko nanjye urwaye meze nabi nambaraga mfite urimo kunsimbuza abantu mbona bafite imiteto n'imikino Murindire kwanza Nadia wanze bamusengera Nadia mbabara bansengere ngendenda gupfanye na masengesho kandi ndabizi ndakira oya umva nge nafunze n'amaso nandeke hata nsengera papa niombe papa yangu babangu niombe kipenzi cha watu okay ngaho ndagusengera okay Father, in the name of Jesus, I pray for Nadia again. Let the Spirit of God be upon her in the name of Jesus. Speak to her deeply in Jesus' name. Amen. Ngakura kuri mikro ya nkubwire. Ndetse unde wamye utinze. Nadia hari umuntu waguze serkei. Hashize ibyumweru bibiri umubiri wawe utangiye kubura intege. Dore kano kuboko kanjye kandi ndi muri Amerika ndarya mfite iki muri frigo biruzuye reba ukuntu akaboko kameze tebera. So hari umuntu waguze serkei sorry agaje mu nsengero ngo kw'Imana ndababaje amaze kugura serkei yandika amazina yawe inshuro 8 8
amaze kwandika amazina yawe 8 aravuga ati arashaka kubona upfuye. Aya mahembe araturuka Kayonza, Ngoma, Rwamagana, aza gushakisha. Uwiteka avuganye nanjye ngo ntabwo uri uwo gupfa, uri uwo kuba. Amena. Amen. So, uyu mudayimoni bagushizemo, muzamure boss lady tena. Uyu mudayimoni bagushizemo ntibashaka ko uzabaho umeze neza. Ndashima Imana ko bimaye manifestation nona. Bashaka kugira ngo abantu bose mushake boss lady muzamura. Abantu bose Boss yari hano hejuru. boss lady, abantu bose barashaka kugira ngo bajye bakubona nk'ikintu kigenda kirwanya ubuzima bwawe, kuvuga nabi, gukora iki. Nadia, nutabyemera hari umugabo Imana yaguhitiyemo. Hari umugabo Imana yaguhitiyemo. Aho twagiye ndimo urimo twagiye. Uyu mugabo Imana yaguhitiyemo ni umugabo Imana yakuzaniye kugira ngo abane nawe. Pastor urimo. Ya baba urimo. Ariko hari imbaraga zimurwanya cyane biciye kuri wowe. Nabahaye screen nini kujya mutapingireho. Imana ivuganye nanjye ngo igiye guhindura amateka y'ibyo utazi, ikugirire kubana n'umugabo amahoro ku buzima bwawe. Amen. Hallelujah. Ariko hari ibyo bintu biva iwanyu kwa so bikamubangamira, bigatuma wowe uvuga amagambo utakwiriye kuvuga. nyavuga buri munsi naye nkicuza mu gitondo niyo mbyutse ndabireba nkavuga se navuze iki. Sinzi nimba unywa inzoga. Pastor ntago nyenzi nkuzo nzoga. Ariko umeze nkaho bagusindishije mu mwuka. None se Pastor, mbere yo kugira ngo ukomeze, izo nzoga umuntu azinywa baba barazimuroze nangwa? Wowe muri wowe harimo ikintu cyitwa muvero y'abazimu n'abadayimoni. Na katika kwa jina la Yesu. Noneho barangije Uwase Nadia, haza umugabo w'umusilamu agukoreraho ikintu cyitwa hakika. Umusilamu? Yes, unyumve neza. Baravuga ati ngo uyu mwana ntazagire ku cyo se yamuhaye. Kandi Imana igiye kugusubiza amahoro yawe. Amen. Ndayakiriye mu izina rya Yesu. Ni ukuri wa mwana w'umukobwa we. Uzarongorwa, wongere urere umwana, kandi Imana iguha umugisha n'izina rya Yesu. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Bize. Ndabyakiriye. Nubwo wivugisha ko ufite imodoka, ariko ugiye kubona imodoka apana izo. Iyo mfite ndayifite nyuma y'imyaka 4, ariko ndi kuma nshaka inshyashya, nanyije undi nabirose nabonye indi inshyashya. We Pastor, ngiye kubona iyindi. Imana igiye ko yanyanze se urazayimara kandi yanyanze. Imana igiye kuguha ubuntu bw'uyu muntu nakubwiye, yifuze gusangira nawe yaranyanze ibintu bitungane, umusaba imbabazi. Amen. Ndamuhamagaye ngwino kuya babangu kuya. Ndamuhamagaye kwa jina la Yesu. Kama uko hapo Uwiteka arabigukoreye.
ari hano ibindi wasanga ari hano pastor ari hano buriya ajye nkurikirana Yesu we. ibindi Imana irabigukoreye kuko ntizemera kukorwa n'isoni. Amen. Ndirukana iyi mva hejuru yawe. Jina la Yesu. Ndirukana iyi mva hejuru yawe. Ndirukana iyi mva hejuru yawe. Kwa jina la Yesu. Imana igumugisha. Amen. Pastor, uyu munsi ndishimye, ubu ngiye kuryama ndibyuka njya mu kazi nezerewe, uyu munsi uranshimishije, ukumva? Uranasinzira. Iyi nawe yatsinzira ariko ubu ngubu ngiye gusinzira. Ibindi ndaza kubwira papa wawe uko bimeze. Rero iriya migabane ya papa wanjye se buriya nta kuntu twagenda kuyifata ariko si yahege nzageraho ryarira. Humura ibindi nzabikubwira, okay? Mfite nimero ya pastor n'umumanye ngo amagaruke witaba mbabari. Ngaho bye Nadia. Pastor ni jye urakurikiraho. Ni wowe ugiye gukurikira mama. Pastor wazireka kunyangagiza. Bose uyu niwe yaje mbere Pastor twatangira. urakurikira Sharif. Sibyo? Sikane shigaje iminota nk'ingahe. Jare warasenze iminsi 2. Iminsi 3. Iminsi 3. Ngaho ugenda ukanze Lion Nadia we. Baby Lion. Uyikandeho boss mama Bossle. Cyangwa La Miracle. Ndugezweho uyu. Ni jye. Okay. Salut mama. Ibaze kuva saa 6 ndi kubwiza abantu 1000 ntibaruha. Mwe ntago muruha. Gishangwira. Mama. Yego Pastor. Ngaho uzana umuhungu wawe. Gishangwira. Muri natari marirabona. Yo Mugisha. Uraho. Yego. Meze neza. Ni bon. Mama ajya gusiga mu ijoro akagenda. Yego. Aya. Yego. Ngo yigogoya. Oya mbwira impamvu ushaka kumubwira. Ndetse bari kundeba. None yigwe ko ndabizi ko ari byo. Oya ntago ari byo. Ntabwo gusiga. Ntago nasiga umwana wanjye Pastor. Iyo usohotse nko muri club se bigenda uti cyangwa kurya. Aba ari kumwe n'umuntu. Okay. Kuko mama akunda kuba hari akenshi muri weekend. Ujya kubyina se? Yego rimwe na rimwe. Ibyo bintu ibyo Imana yambwiye ngo bireke. Kugeza uyu mwaka urangiye. Imana ibinshoboze. Reka ibintu byo kujya kubyina. Uranyumva neza? Yego. Ibintu byo gukora iki? Byo kubyina. Ubiretse. Yego. Kuko ni imbuto uri kubiba muri uyu mwana. Yego. Ibyo akuza ari kureba uri gukora nibyo azakora. Yego. Gukorwa n'isoni kuri wowe birarangiye. Amina. Imana igumugisha. Amen. Kubera ko naragusengeye nsengera n'uyu mwana nurangiza ubandikira nimero ariko se ntago Zoom iruzura yuzuye I think so. Ariko ukunde kuba imbere y'Imana. Yego. Ukunde kuba imbere y'Imana. Musaza wawe akimara kwiyahura uwo mwuka bahoreje kuri uwo mwana wawe. Mu izina rya Yesu. Umunsi umwe uzabona kunaniye nawe yiyahure. Imana irambwira ati ntuzamubwire nabi umubabaze umutima. Sinshobora.
mu izina rya Yesu. Uwiteka azakugira neza. Amen. Unyitabe kuri blessings kuko nagomba gukora deliverance kuri wowe. Nuko tugeze igihe mfite indi service, sibyo? Pastor, utaragenda mbabarira ngusabe ikintu. Nsaba ikintu mama. Umwana wanjye yarakoze ikizami cya leta mu wa gatatu. Ejo abantu utazasohoka mbabarira ndakwinginze wongere. Oya ndabizi ndabyizeye ariko mbabarira wongere umurambure ibiganza umusengere. Ndakwinginze. Kugira habiki. Ndakwinginze nyine ndumva tu nkeneye isengesho kano kanya. Ubusanzwe azi ubwenge ariko ndabikeneye, ndakwinginze. Ndabikeneye. Okay. Bebe. Uyu muntu wita Soleil uzahanga ntafungure video ari byo mwizamuriye. Data mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubw'uyu mwana. Umuha umugisha. Mukingurira neza. In the name of Jesus. Amen. Umuntu wemeye kumwishyurira ishuri. Ntibizabangamire mama ukundi. In Jesus name. Amen. Kutamutwaye kwiga Riviera. Cyagiye nabibonye nyuma. Wabonye iki? Ungiye gute? Kutamutwaye kwiga muri Riviera. Oya aho namujyanye naho yari yatsindiye. Uko yaratsinze bamwohereza ikigo yigagamo nicyo bari bamwoherejemo cy'abapadiri Butare. Imana imbwiye ngo uyu mwana agiye kwiga ahandi hantu heza. Amen. Kandi byakire. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Ibindi umuzanitse kumusengera, okay? Sibyo mafi. Urakoze Pastor. Imana iguhe umugisha. Iyi nimero niyo ngiye. Sawa urakoze. Aziyumva ijambo ry'Imana. Okay. Boss lady ngaho. Elize ufite ikibazo ki? Jessica. Njyewe. Karame. Chef de ya. Uvuze gute mama ufite ikibazo ki? Ndarwaye. Oya Ntabwo ndi Elize kubona. ndagato Elize avuga. Ndahita mfata wowe. Elize uri kuvuga iki? Ni njyewe warubajije. Nashakaga ko nsengera ndi gucika intege. Ziki? maze hafi ukwezi nyine nyijije. None ndi kumva nyine ndi kubona ndi kubirambirwa ndi kubivamo ndi kubona byandambiye. Ukijijwe uri kumva ubirambiwe ugomba kubivamo? What? Wait gatoya. Ibisi nibi. Rya Yesu. Subiramo ibyo kumbwira sister. Pastor Rago. Sinumvishe neza. Ndimo kuvuga nyine maze iminsi nyijijwe ariko ndi kumva nabirambiwe nyine biri kundambira nkumva nahita mbireka nyine. Ndabona nyine byanindi. Ina n'izina rya Yesu. Ukijijwe ibiki none mbanza umbwira. Wari umaze gukizwa n'ibiki bikurambye ushaka gukora? Ushaka kujya abana? Oya nyine. Oya. Gusa nyine nago mbere nyine nasengaga nyine ngo oye nabyumvishe mbere wari umupagani cyangwa nsome cyangwa kushaka kubivamo. Nago mbizi nyine nuko ndi kumva nabirambiwe nyine ndi kubona byanindiye sinzi. Ibiki byakuri bajya gutinde serise mu Rwanda. Nyine byanindiye ndi kubona nyine bibiri board sinzi ukuntu nabivuga. Ufite imyaka ingahe? 20. Ibintu byo gukizwa urabona biri bohwad. Mana yanjye sinifuza gutaha uko naje. Biri bohwad.
nta kibazo mama mbwira nyine uko niko ndi kubyuma ubyumva ndi kumva uba hehe Mm, uba he mm, ku Gisozi. ngo uyu mwana reka mufollowing Ku Gisozi. ugomba kugira ndaguha umuntu ugufasha sibyo Mm. sibyo ndagufollowinze ndaza kuguha umuntu Yego. ugufasha okay iyi nimero uyandikire sibyo cyangwa wandikire na mama Bijou sibyo ndaguha umuntu ugufasha Nayandikiye iriho. sibyo Mm. Mm. Mungu wangu ubana nande se ku Gisozi Na mama wanjye n'abavandimwe banjye babiri. none se kankubaza urambwira ukuri se Yego. uteretana nande Na uwo dukundana cyangwa njye w'abanereta. nyine abagutereta abagabo babiri Ni benshi pe keretse nabo ni umwe. umugabo umwe mwize urihangana mwize kuryamana sibyo W'umugabo. oya boyfriend wawe kadukoreshe gutyo hari umugabo sibyo waryamanye nawe niwe wagushizemo ibintu bibi yaguteretsemo ibintu bibi wagombaga kuba utwise wowe ufite umwana uyu mugabo mbikubwiye ntacyo bitwaye Nta kibazo. nibwirira my daughter mbwira niba ushaka ko ngufasha Nta kibazo ngewe. okay ukora iki se Ntacyo ndiga ndi umunyeshuri muri kaminuza. none se umunyeshuri mu kaminuza ukaba ufite utu boyfriend ukaba ufungura amaguru yawe urumva uzarangiza kaminuza bimeze ute si amakosa okay uraza gufata amazi urabyumva njye kubwira ikintu cyabaye ku buzima bwawe hari umugabo umwe wafashe sexe yawe ari kwisoma ayiciraho amaze kwicira uri umwana mutoya ahita atwara icyerekezo cyawe yayiciriyeho gutya atwara icyerekezo cyawe arakuvuma mama uri kundeba ngewe ngufashe cyangwa uri kureba muri comment nta muntu wagutuka muri comment Ndi kukureba ni wowe ndi kureba. Imana ivuganye nanjye ngo ishaka kuguhindura amateka Elize ibi bintu ayayayayayayaya ni bibi Elize ni bibi ni bibi mushiki wanjye gusa Imana igiye kuguhanagura amarira no kukugarura icyerekezo cyawe reka nibyo abantu bari muri comment urareba iyo ndi kwirukana umudayimoni gutya ugashobora kubibona nk'ibintu bisekeje aho kugira uvuge ngo mu izina rya Yesu uyu mudayimoni uva ahangaha ugahita uza kugushaka urimo guseka no matter where you are it localize you nk'uko mujya mwumva ngo tufite umumarayika uturinda niko n'umudayimoni aduhiga amanywa na nijoro so that's what
iyo turi muri deliverance nka gutya muravuga ngo mu izina rya Yesu Mana mubohore, ukagira contribution kubohoka ku buzima bwiwe. Sibyo? Ibyo mubimenye in the name of Jesus. Murakoze cyane. Kuko hari abantu bagenda ahantu gusenga bagasanga batahanye abadayimoni kandi bagomba gutahana ineza y'Imana. Ubarata nkubwire my sister. Nongeye kujya uryama n'abagabo utazi, umutipe utazi, nongeye kujya uryama n'aba boyfriend bawe utazi, sibyo? Njye mfite umwe. Ubyihorere, ugende ufunga ijipo yawe ubyihorere, sibyo? Ufite ejo heza hawe, okay? Yaguciriyeho gutya araguciraho ibibazo bitangiye kuza mu buzima bwawe. So n'uyu mugabo ushaka kugendana nawe arashaka kugusambanya akwice. So ubuzima bwawe ntago bukeneye kwicwa, ubuzima bwawe bukeneye kubaho amahoro. Wari ibyo uri kuvuga? Atari uko nguko uraza kurimbukira ubusa, urava mu buzima nabi kandi wari ukwiriye kuzabaho iteka ryose unezerewe. Uranyumva neza? Uwiteka atanze umugisha ku buzima bwawe. Amen. Zamura ikiganza cyawe. Vuga ngo mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Ndagarura igitsina cyanjye. Ndagarura igitsina cyanjye. Aho cyagiye. Aho cyagiye. Ndakibwiye ngo kizagaruke. Ndakibwiye ngo kizagaruke. Kandi kigaruke nonaha. Kigaruke nonaha. Mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. 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 Mbohora. Mbohora. Uzankoresha. Uzankoresha. Uzankoresha ibikomeye. Uzankoresha ibikomeye. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. 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 Mbohora. Mbohora. Uzankoresha ibikomeye. Uzankoresha ibikomeye. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. 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 Mbohora. Mbohora. Uzankoresha ibikomeye. Uzankoresha ibikomeye. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ibyo bintu bitagiye kukurekura, bikurekure nonaha, bikurekure. Wowe wafashe ubuzima bw'uyu mwana mutoya, wafashe ubugingo bwiwe, ndakubwiye ngo murekure, ndakubwiye murekure, ndakubwiye ngo murekure, ndakubwiye murekure, ndakubwiye murekure, ndakubwiye murekure, ndakubwiye murekure, ndakubwiye murekure n'izina rya Yesu, ndakubwiye murekure n'izina rya Yesu, ndakubwiye murekure n'izina rya Yesu, ndakubwiye murekure n'izina rya Yesu. Dayimoni yari kuri we ndayibwiye nonaha itangire kujegajega igenda n'izina rya Yesu, itangire kugenda ijegajega n'izina rya Yesu, itangire kujegajega igenda n'izina rya Yesu. Katika jina la Yesu, rekura igitsina cyiwe, rekura ubuzima bwiwe, rekura amahoro yiwe, rekura dayimoni, rekura kuri we. Ndakubwiye ngo murekure, ndakubwiye ngo murekure, ndakubwiye murekure, 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 murekure lize, murekure in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Ndakubwiye ngo murekure in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ndavuze ngo daimoni yari yose ku buzima bwe imurekure, irekure ubuzima bwe, irekure ubuzima bwe, irekure ubuzima bwe, irekura ubuzima bwe, irekura ubuzima bwe, irekura ubuzima bwe aya masaha.
agenda in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ndahamagara nonaha ubwiza ku buzima bwe in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Nonaha ngaha abohorwa ubuzima bwe, nonaha ngaha abohorwa ubuzima bwe in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Nonaha ubohorwe, nonaha ubohorwe, nonaha ubohorwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nonaha ubohorwe iteka ryose in Jesus name, amen. Sister, wari wajya mu baganga, Karame. wari wajya mu baganga ba kinyarwanda? Ba Yego. Yego, hari umuganga wa kinyarwanda Wagiye mama yari yazanye arimo yakoze iki? Yakoze iki? Merci. Yakoze iki? yari ni umuganga w'umusilamu Liza mama yari yamuzanye mu rugo ngo Liza arimo shiramo request. Umva mama, reka mbivuge kugira ngo ngufashe, sibyo? Liza shiramo request yawe kugira mbivuge ngufashe. Iwanyu mwazanye umupfumu, sepa umuganga. Haje umupfumu iwanyu mu rugo, haje umuntu kuragura iwanyu. Haje umuntu kuragura. izina rya Yesu. Aza kuragura iwanyu. Barangije bagusiga ibintu, buriya nanze kuvuga ibintu birebire, bagusiga ibintu. Ndi gusenga none ahangaha mbonye wambaye ubusa imbere yanjye. Umva gatoya, Izina rya hari ifoto yawe wohereje umuntu, ntuvuge izina ryiwe, wohereje umuntu wambaye ubwambure bwawe. Oya. Sister, I saw it. Ndayibona. Oya siki. Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire, uyu muntu waje iwanyu w'umuganga yaraturutse ahantu ntashaka kuvuga izina, aza yiyambarishije ibintu bya Kisilamu, afite amaudi n'ibiki byose. Yego. Nose kumva ndi kuvuga ibintu bitari byo. Barangije bagukuraho imihango gipagani, urarusambanywa n'imyuka y'abantu bamwe b'abashiha. Ugasambanywa n'imyuka y'abashiha. Jessica digende niba udahari ngo usengere au revoir. Imana ivuganye nanjye wa mwana w'umukobwa we. Ndi kubeshya ibyo ndi kuvuga se? Oya. Hano hari umwana w'umukobwa uba i Burundi, umugabo yakwemere cyangwa se ufite umuntu w'umusheri wawe yakwemere imodoka, ariko ibintu byarapfuye ntibiri kwemera. Imana irambwiye ngo nkubwire iyo modoka ugiye kuyakira mu izina rya Yesu. Umuntu wari ubyicayeho Imana igiye kubikuraho, kandi nyandikira amen buri muntu wese 3 4 5 muri commentaire mu izina rya Yesu. Uyu uri mu Burundi, bakwemereye imodoka ariko bayicayeho. Pastor, waretse nkababwira ko ncuruza imyenda. Yumvira noneho nibyo nzane ndimo guhana.
In the name of Jesus. Imbaraga z'Imana zigukuyeho iyi miti bakusize. Amen. Ukuweho iyi miti wasizwe ku buzima bwawe. Uyu muntu ni umushiha. Kizwa. Iwanyu nibo babikoze ibi bintu. Nyine yaraje nyine avuga ayo muganga w'ikinyarwanda aza kuvura mukuru wanjye, aza nanjye kumvura kuko nawe maze iminsi ndwara mu nda ngo magwaragurika, adusigaho nyine ngo imiti. None muri kumva ibyo ndi kubabwira ko ari ibyo noneho. Iyo miti yamanutse kugeza ku gitsina cyawe. Iyi kuko yanaduhaye ngo iyo koga. Simwumva. Icyerekezo cyanyu barakigurishije tayari. Kugira ukire ni ukugira ngo usengere, nta gusengera n'ukuri kw'Imana. You can never. Sengera pastor. You can never. Sister, shaka amazi mu kabido vuba vuba. Ibaza umwana ufite imyaka 20. Shaka umunyu vuba vuba. Shaka umunyu. Uyu muntu bita Skype. Mushyira mu mazi. Sha mu mazi yawe. Mushyira mu mazi. Sha mu mazi. Muri bibiri mukeya sava. Murumva ibintu mukorera abana banyu. Nk'uyu nguyu mwebwe mwagiye kumuboha. Sister, normally iyi deliverance ngiye kugukorera, iyo ugiye ahandi kugira ngo bagusengere gutya wishyura $300 ariko ngiye nahereye ubuntu, mba ndi kubahera ubuntu. Sinzigera nishyuza umuntu uko Imana iguha umugisha. kuko imizimu yawe iragenda igaturuna. Mwanze gutapinga mwese, nimurangiza muhite mwitahira. Umva nkubwire, mwanza muri turoza bene data please. Umuntu ufite anything for that, for the box, ndagusabye ko wabikora. Imana iguha umugisha cyane. Anything for the box, you can do that. Uturoza, umuntu ufite akantu k'aka gift wese kugira live yacu stable in Jesus name. Uranyumva neza? Sister, ayo mazi data nasengera amazi kwera n'uyu munyu bigende bibohora umubiri w'uyu mwana in the name of Jesus. Amen.
mama numara kogera ijoro ayo mazi uyimene ku mubiri, ibyo bintu baguhumanyije urahita uhumanuka. Imana iguha umugisha. Akoze Imana iguha umugisha. Sibyo ntuzongere kuryamana n'abasore. Naranabiretse kuva nakizwa pastor, ntago ndongera. Nyine ntuzongere. Jessica nongera kumanuka ndakumanura nk'ubloka. So Imana iguha umugisha cyane. Okay, bye. Ngaho uzamuka Jessica vuba. Liza, Oui. ndashaka kumenyana na Bosley. Utuye muri Canada he? Muri Ottawa. Ndashaka kumenyana nawe. Sibyo mama? Nande? Uyu mama bita Bosley. Okay. Okay? Aba moderator banje, uyu moderator banje. Ngaho ushaho video yangu ukorere vuba vuba icyo ushaka gukora. Sa? Fungura video yawe nkore icyo ushaka gukorera. Okay. Good sweet. Nari mu kazi gato ariko Nyine kora vuba vuba amasegonda 30. ya ngambikore henge gato. Okay. Okay. Sorry nari ku kazi. Not good. Yego. Okay. Twagiye ngahumviriza surprise ngufitiye. Ndashaka kugusengera kuri birthday yawe. Thank you. Happy birthday, Lisa. Happy birthday to you. Happy birthday. Twese muri commentaire. Happy birthday, Lisa. Twese isi yose ikuririmbire. Yeneje imyaka 50. Lisa, happy birthday, Lisa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lisa. Wonderful, hallelujah. Lisa, she has 50 years. Ni wonderful. Amen. Reka urebe ibihugu before ko ngusengera, reba ubone n'umugisha abantu. Buri wese igihugu cyose arimo yandike Ifen, Canada, Kigali, Rwanda, Congo, Burundi. Andika igihugu urimo, Liza arebe abantu bamuririmbiye. Happy birthday.